Reka ngusuhuze nguhe ikaze mu makuru ashyushye tugiye kubagezaho muri aka kanya, avuga ko Stade Amahoro igiye kuvugururwa igahabwa ubushobozi bwo kwakira abantu bagera ku 40,000. Iyi rero ni GC TV, niba utarakora subscribe tuyikora nonaha, ndetse wibuke no kunyeganyeza ako kazogera maze ujye ubona notification igihe cyose dushyizeho amakuru ashyushye kandi agezweho. Stade ya mbere rero mu Rwanda, Stade Amahoro igiye kuvugururwa ihabwa ubushobozi butandukanye burimo no kwakira abantu bagera ku 40,000. Ni mu gihe rero yakiraga ibihumbi bisaga 25. Stade Amahoro itagikunda gukoreshwa muri iyi minsi, igiye kuvugururwa mu minsi ya vuba, dore ko n'umushinga wo kuyiga wamaze kwigwa nk'uko amakuru dukesha ikinyamakuru Isimbi abitangaza. Nk'uko bigaragara rero ku mashusho muri kwibonera igishushanyo mbonera cyayo, Stade Amahoro izasakarwa yose ndetse yongererwe n'imyanya. Kubera ko rero yari hejuru cyane, bazasenya amazu yayo hanyuma hongererwe imyanya izagera hasi hafi n'ikibuga. Isoko ryo kuyivugurura rero ryahawe kompanyi muri Turkiya yitwa Suma, ndetse akaba ari nayo yubatse Kigali Arena. Biteganyije ko iyi stade izatahwa mu mpeshyi z'umwaka utaha wa 2020. Uretse iyi stade rero, andi ma stade nayo azagenda avugururwa, harimo Petit Stade akaba nayo izavugururwa, hakaba hazubakwa n'ibindi bibuga ku nkengero z'iyi stade ndetse n'ibindi bishobora gufasha abantu gukora siporo, dore ko nka hariya hasanzwe higishirizwa imodoka hazaba hari ikibuga cy'umupira w'amaguru byagifasha abantu gukora siporo. Urumva rero ko ibintu hazaba ari uburyohe cyane. Aya niyo makuru twabafitiye nonaha, mwibutsa gukora subscribe mutarayikora, ndetse nkurarikira n'andi makuru agezweho turabagezaho mu kanya gato cyane.